ngutangarize ko Satani n'abadayimoni bamaze iminsi baguhagurukiye, Satani n'abadayimoni bamaze iminsi bagutera, ariko nkubwire ngo uyu munsi birahindutse mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Uyu munsi birahindutse mu izina rya Yesu. Intambara barwanaga kugabaho, uyu munsi ngutangarize ngo zirahindutse mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Haleluya, amen. Zirahindutse mu izina rya Yesu. Ariko ngutangarize ngo hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Nyirizu yaramamagaye, amamagara 2:30 turi ku meza tufata ifunguro ryo ku mugoroba bya nijoro. Ndamwitaba arambwira ngo nta kindi ngusaba, ndagusaba imfunguzo z'inzu yanjye gusa nguhaye iminsi 15. Ego murakoze cyane, Imana ibaho umugisha abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abari hirya no hino mwese tubahaye ikaze. Kandi ngewe bavugana namwe nashaka kubabwira ijambo ry'Imana, nashaka kukubwira ubuhanuzi Imana yakuntumyeho uyu munsi. Icyo nzi nuko Imana ibuze kubana nawe, uze gutangira iyi video mpaka uyishoje. Uraza kubona ubwiza bw'Imana, uraza kubona igitangaza cy'Imana, uraza kubona umugisha w'Imana, uraza kubona imbabazi z'Imana. Turaza gusoza tugusengera kubw'imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abizi neza ko Imana ari urukundo, Imana ni umubyeyi, Imana irakiza, Imana irakiranuka, Imana iratabara, Imana iravuga. Haleluya. Rero Imana ibahe umugisha. Munyemere dusome ijambo ry'Imana, tuze kurivugiramo ibintu byo twavugiramo, turihanuriremo uyu munsi. Kandi ni kuri ubuhanuzi bwawe icyo nzi ni kimwe, nuko Imana iribe kugire neza. Nge nawe tuzagabana umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya 2 cy'Abami. Turasoma ibice byaho 19, dusome ku murongo waho wa 14 tugere ku murongo wa 16, dusimbuke dufate umurongo wa 20, ariko tuzaza gusoza ku murongo wa 29. Hanyuma wumve icyo Imana yavuganye nawe uyu munsi, wumve umugambi Imana igufiteho, wumve ubuhanuzi bwawe uyu munsi. Bibiliya iravuga ngo bukeye intumwa zishikiriza Hezekiya urwandiko, ararwakira ararusoma. Hezekiya aherako arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, aruramburira imbere y'Uwiteka, maze Hezekiya asenga Uwiteka muri imbere ati: Uwiteka Mana ya Isiraheli, wicara ku bakerubi, ni wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose, ni wowe wenyine, ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, hwejesha amaso yawe Uwiteka urebe, wumve amagambo ya Senakeribu yatumye gutuka Imana ihoraho. Ku murongo wa 20 hari ijambo ryiza ryavuze ngo hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya ati: Uwiteka Imana ya Isiraheli yavuze ngo kuko wayisabye kukurejya kuri Senakeribu umwami wa Shuri irabikwemereye. Amen. Hanyuma aho buhanuzi rero bukubiye muri iri jambo ry'Imana ku murongo wa 29 muri iki gice aravuga ngo nuko rero weho Hezekiya, iki nicyo kizakubera ikimenyetso. Muri uyu mwaka muzarya ibyimeza ubwabyo, mu mwaka wa 2 muzarya imicwira yabyo, mu mwaka wa 3 muzabiba musarure, kandi muzatera inzabibu murye imbuto zazo. Amen. Haleluya. Shuti yanjye wowe turi kumwe muri akanya, ndashaka gutangariza ko Imana yumva amasengesho yose. Imana yumva amasengesho yose dusenga. Nkubwire ko amasengesho dusenga yose Imana yumva, kandi amasengesho yose wasenze Imana yarayumvise. Haleluya. Ngutangarize ngo nta sengesho na rito ry'umunyagara ribaho, ahubwo isengesho ryose usenga Imana imanukiramo gukora igitangaza. Haleluya. Imana ikugire neza uyu munsi nshuti yanjye, Imana ikwiteho cyane, kandi ukuboko kw'Imana kuze ku buzima bwawe. Icyo nzi ni kimwe, nuko Imana ifite imbaraga. Icyo nzi ni kimwe, nuko Imana ari umutabazi. Icyo nzi ni kimwe, nuko Imana ari urukundo. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ngutangarize ko hano iki gihe Abayisiraheli Imana yarababwiye ko izabaha igihugu.
Imana yari yabemereye gakondo yabo, Imana yari yaremeye amasezerano, ariko ngo muri iyo minsi baza guterwa n'umwami wa Ashuri witwa Sanikarebu. Sanikarebu ashushanya iki? Sanikarebu ashushanya Satani umaze iminsi ahiga ubuzima bwawe. Sanikarebu ashushanya uburwayi bumaze iminsi bikwibasiye. Sanikarebu ashushanya amadeni amaze iminsi akwibasiye. Sanikarebu ashushanya uburwayi bumaze iminsi bikwibasiye. Sanikarebu ashushanya intambara zose zo kutabyara, zo kudashaka, z'uruzingo zimaze iminsi zikwibasiye. Ariko uyu munsi ndashaka ngo dufatikanye, Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe, Imana ikinzira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana yumva amasengesho yose wasenze, Imana yumva amasengesho yose wasenze. Ndashaka gutangariza ko Imana ari urukundo, Imana ni igitangaza, Imana ifite imbaraga, Imana irera. Kenshi dufite amasezerano muri uyu murimo, dufite amasezerano aho tugenda, hari amasezerano wowe ufite, hari amasezerano Imana yaguhaye, ariko ayo masezerano Satani aza kuyarwanya. Ahangaha Abayisiraheli bari bafite amasezerano ko Imana izabaha igihugu, Abayisiraheli bari bafite amasezerano ko Imana izabagira neza, Abayisiraheli bari bafite amasezerano ko Imana izabarinda, ariko Sanikarebu umwami wa Ashuri, Bibiliya ivuga ngo arabahagurukira. Haleluya. Sanikarebu arabahagurukira, mu kubahagurukira batangira gusenga Imana, batangira kwinginga Imana, barapfukama barasenga. Kenshi iyo dusenze Imana ivugana natwe ko izadutabara. Imana ababwira ngo bana banjye nje kubatabara, nje kubagira neza. Kenshi iyo turi gusenga Imana itubwira ibyo izadukorera, kavuga ngo mwana wanjye shimiye, nzagutabara, nzakugira neza, nzakurwanirira, nzakurinda. Kandi ngutangarize ko kenshi iyo tugiye gusenga Imana itubwira ibitandukanye n'ibyo twaje gusengera. Kandi isubiremo iri jambo, kenshi iyo tugiye gusenga dufite ibibazo, Imana itubwira ibitandukanye n'ibyo twaje gusengera. Kubera iki? Kubera ko rimwe na rimwe kenshi dusenga dusaba bitoya, ariko Imana yo ibi dufiteho umugambi ibintu birebire imbere yacu. Haleluya. Amen. Reka mbaho urugero. Umunsi umwe nigeze kujya gusenga, nsaba Imana 1,000. Twari twaburaye tumaze iminsi 2 tutarya. Ngiye gusenga nsaba Imana 1,000, nasengeye mu byumba 3. Muvandimwe, ibara nawe gusengera mu byumba 3 usaba Imana 1,000. Umunsi umwe kwanza ni ibyumba 4. Nahereye mu gitondo senga ugera saa 11 Imana itarama 1,000. Ndahaguruka njya mu kindi cyumba cyatanyaga saa 12 kikagera saa 2. Ndasenga wajya ngo Imana yumva, Imana yaceceka. Navuye saa 2 njya mu kindi cyumba cyagezaga mu gitondo, ndasenga bugeze saa 5 ndatekereza ngo banza n'Imana ihari. Narahavuye njya mu cyanyuma bugeze saa 8 Imana ivugana nanjye iciye mu mugabo umwe witwa Deokiretsi, ari umuhanuzi, aramanurira arambwira nagiye gusaba 1,000. Imana irambwira ngo mwana wanjye nguhaye imodoka, umva nawe. Mwana wanjye nguhaye inzu mu mujyi wa Kigali, umva nawe. Udafite n'1,000. Icyo ni igitangaza gikomeye. Irambwira ngo kandi nguhaye inkoni y'ubushumba. Reka mbabwire bavandi, ibyo bintu kubishikira ni ikintu gikomeye. Irambwira ijambo rindi, irambwira ngo dore uzagendera mu ndege. Ese reka babaze, nawe umve ugiye gusengera 1,000, Imana ikubwiye imodoka, Imana ikubwiye inzu, Imana ikubwiye indege, Imana ikubwiye ubushumba, urumva byavamo? Hanyuma kuko Imana yo itureberaho utareba. Haleluya. Umugambi w'Imana kuri twe ni muremure, niyo mpamvu ngutangariza ngo Imana yumva gusenga kw'abera. Haleluya. Tuza kujya wenda mu buhamya gatoya mukanya cyangwa se undi munsi tuzakivuga tukirambure neza, uzamenya ko Imana ikora, uzamenya uburyo Imana ishobora byose, uzamenya uburyo Imana yumva gusenga kw'abera. Imana ishimwe. Haleluya. Bimwe byarasohoye, hari bitarasohora, ariko byose turabitegereje. Imana ishimwe. Ubushumba bwarasohoye, turabona indege twazigiyemo byarasohoye, imodoka izabiza n'amazu meza bizaba biza, ariko kandi Imana irahari. Nta kinanira Imana mu gihe cyashizweho. Imana iva gusenga. Hanyuma Abayisiraheli bagiye gusenga, Imana ibura ngo izabatabara. Hari mu gihe cy'umwami Ahabu, yari yarimitse Bayali, yarimitse Ashera. Hanyuma Imana igiye kwimika ngo yimika Ezekiya w'umwana mutoya imyaka 25. Mutangarize ko mu gihugu cya Isiraheli hari abantu benshi bakuze, hari abagabo b'amajeya, hari abagabo b'amajigija, ariko Imana ishima.
haleluya. Imana ishima Ezekiya kuko yabonaga ko ari we uzakora iby'Imana ishaka. Mutangarize ngo uyu munsi niwe Imana ishimye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mubwire ngo niwe Imana ishimye, wicara ubizi ko ari we Imana ishimye. Ntihagire n'umuntu ugutera ubwoba, Satani nagutera ubwoba, abadayimoni bagutera ubwoba, menya ko ari wowe Imana ishimye mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo uwo munsi Ezekiya kimara kwima ingoma yakoze ibintu bitatu. Icyambere, yarapfukamye arasenga, ashima Imana, aravuga ngo Mana ndagushimiye ko wemeye ko njya ku ngoma ya Israel. Mana ndagushimiye ko wemeye ko iyi ngoma nyiyobora. Imana ishimwe. Hanyuma icya kabiri, ngo ajya gucurisha inyundo, ajya ku mucuzi, acurisha inyundo y'ibiro 20. Ngo arayicurisha, bayicura iminsi 21. Urumva bacuraga umwami, barayisena, barayikora neza. Hanyuma icya gatatu, ngo afata ya nyundo arayikorera, azenguruka umurwa wose, ahereza Imana icyubahiro. Ariko yari afite objective, ayikorera umwami, afite amescort inyuma, afite abasirikare, afite abagaragu. Ariko kubera ko ari we agomba gukora icyo Imana ishaka, inyundo yitwaye ku rutugu. Imana ishimwe. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo aragenda, agera mu ngoro ya Bayali, afata Bayali ayiha amatangazo. Arebye ngo Bayali bagusenga mu gihe cy'umwami Ahabu, bagusenga mu gihe cy'umwamikazi Ezebeli, ariko mu gihe cyanjye ntabwo uri Imana. Ngo arayijanjagura, arayimenagura, arayihondagura, ayihondaguza ya nyundo ahantu Imana yari iri, ngo iranezerwa. Haleluya. Amina. Akora ikindi kintu, ngo afata Ashera, nayo arayibwira ati Ashera bagusenze mu gihe cy'umwami Ahabu, bagusenga mu gihe cy'abami bose, ariko mu gihe cyanjye ntabwo nkuzi. Nayo arayihondagura, ngo Imana yongera iranezerwa. Akora ikindi kintu cyatumye Imana ihaguruka. Haleluya. Akora ikindi kintu cyatumye Imana ihaguruka. Bibiliya irambwira ngo abasomye Bibiliya igihe ngo abayisirayeli bari mu butayu bw'Ikadeshi Baruneya, igihe bari bahari bahagaze, igihe cy'inzoka z'ubukana zabaryaga, Bibiliya iravuga ngo uwo munsi Imana yabwiye Mose ngo Mose cura inzoka y'umuringa uyimanika ku giti, abazayirebaho bose bazakira. Ariko iyo nzoka yashushanyaga Yesu uzadukuraho ibyaha byacu. Mose arayikora, ya nzoka barayireba, hanyuma abayirebye bose barakira. Igihe cyo gutaha rero muri Kanani kigeze, ya nzoka ntabwo bayisize, ngo barayitwaye iri ku giti, bagezeyo bayubakira urusengero, bayiha ingoro. Iyo ngoro hanyuma iyo nzoka bakajya ngo bayitura ibitambo, bayisenga, bimura Imana, basenga cya kigirwamana. Hanyuma umwami Ezekiya ngo yinjira mu ngoro y'iyo nzoka, bari barayihimbye izina ngo ni Hoshitani. Arengwe tuwe ni Hoshitani, akazi kawe karangiye mu butayu, ntabwo ukiri Imana. Nayo ngo arayikubita, arayijajanga. Ndashaka gutangariza ngo gusenga k'umukiranutsi Imana irakumva. Haleluya. Mu yandi magambo, kwa Yerusalemu niyo ukunda kuririmba indirimbo nziza ivuga ngo umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe, nubwo wazana ikimeze gute, umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Haleluya. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe, umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Hanyuma ngo amaze kwijajanga, ngo abantu bose barongera baragaruka, ngo bikubita hasi bubamye, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Biravuga ngo uhereye uwo munsi ngo icyubahiro kigaruka muri Isiraheli. Abantu bongera gusenga Imana, abantu babona imbaraga z'Imana, abantu babona ubutware n'ubushobozi bw'Uwiteka Imana ishobora byose. Amina. Haleluya. Uhereye uwo munsi rero Imana ibwira Hezekiya amagambo akomeye, nk'amagambo Imana yakubwiye. Aravuga ngo Hezekiya, uzakurwanya nzamurwanya, uzaguhagurukira nzamuhagurukira, uzagutera nzamutera, mbese uzagutunga urutoki nzaruca. Ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Haleluya. Amen. Imana rero yampaye amasezerano akomeye. Reka mbwirire ijambo, mutangarize ko rero umuntu ukubeshya. Satani ntago yumva ibyo Imana itubwira, ahubwo Satani abifatira inyuma. Iri jambo kandi subiremo. Satani ntago ajya yumva ibyo Imana itubwira, abifatira inyuma. Imana idumugisha. Kuko Satani sanikarebu yaza kumenya ibyo Imana yavuganye na Ezekiya, ntiyagombaga kumutera. Bibiliya ivuga ngo sanikarebu
ahagurukira gutera igihugu cya Israel nk'uko byari bisanzwe, ariko byari byamaze guhinduka. Ngo utangarize ko Satani n'abadayimoni bamaze iminsi baguhagurukiye, Satani n'abadayimoni bamaze iminsi bagutera, ariko nkubwire ngo uyu munsi birahindutse mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Uyu munsi birahindutse mu izina rya Yesu. Intambara barwanaga bakugabaho, uyu munsi ngutangarize ngo zirahindutse mu izina rya Yesu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Zirahindutse mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga, Imana irera, Imana irakiranuka, Imana ifite ubwiza, Imana ifite ukuboko gukomeye. Uwo munsi Bibiliya iravuga ngo atuma ahora bushake. Aba ngo nimugende mujye kwa Hezekiya, mumubwire ngo umwami nyiri cyubahiro yari yirataga. Satani ari yirata burya, ariko nubwo yirata dufite Imana imurusha imbaraga. Satani nubwo yirata dufite Imana imurusha imbaraga mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nkeneye zahabu yose utunze, ngo amuhereza zahabu yose aratunze, ngo uyo muntu uzari ku nzu y'Imana zose zikomaho, hanyuma ariko birangira ngo azitwaye. Arongera mutuma ngo genda musubireyo mumubwire ngo zana amafaranga yose ufite. Ngo atanga amafaranga yose yari afite, ngo akomaho nayo ku nzu y'Imana bari batuye ukwezi kose. Satani ajya ahaga rero, ariko nubwo bimeze bityo hari Imana izamurimbura mu izina rya Yesu. Ngutangarize ngo Imana ije kurimbura Satani ku buzima bwawe, Imana ije kurimbura abadayimoni ku buzima bwawe, Imana ije gukora igitangaza ku buzima bwawe. Uwiteka Imana aje kurwanira mu izina rya Yesu. Amina. Haleluya. Amina. Imana iduhana umugisha uyu munsi, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kikuzeho mu izina rya Yesu. Amen. Bibiliya ivuga iki rero? Bibiliya iravuga ngo uwo munsi ngo amaze gutwara ibyo byose yandika urwandiko. Niko twasomye, yandika urwandiko. Ndashaka mukaba tuze gusenga Imana ngo yandika urwandiko rurimo ibitutsi bikomeye, atuka umwami Hezekiya. Sanikarebu umwami atuka mugenzi we, aramutuka, aramwandagaza, aravuga ngo uri feke, uri ntakigenda, uri cyenyege, uri gicucu, uri cyonazi, ngo aramutuka, aramwandagaza. Ariko reka ijambo turisomye yamututse, turisomye byaba byiza. Muri iki gice bice 18 ku murongo wa 27 18 igitabo cya kabiri cy'abami, yaravuze ngo yamututse ngo nuko rabushake arabasubiza ati, mbese ugira ngo databuja yanumye kuri shobuja namwe kubabwira aya magambo? Niyanumye kuri aba bicaye ku nkike kugira ngo barire amabyi yabo banywere inkari yabo hamwe namwe? Nuvuga ngo yari umwami utukana nk'abashumba baragira ingurube, yari mubi, aramutuka aramwandagaza, ageze yafashe akarongo yadukira Imana yo ngo arayituka. Avuga ngo niyo Mana yawe ihwanye nawe, ni Imana ya feke, ni Imana itareba, ni Imana itagenda, ni Imana idahaguruka. Arangije arayituka. Reka ijambo turisomye yatutse Imana mu bihe 18 ku murongo wa 21 aravuga ngo erega wiringiye urubingo rusadutseho intwaro. Hezekiya ngo abyumve ngo araba barashishimura imyambaro ye. Bibiliya iravuga ngo waranutse ubwanjye uranyandagaza, ariko ugushizemo Imana yanjye iraje gusye, iraje kwereke, iraje gushwanyaguze, iraje kwice igukureho. Iyo utayishiramo byari kuba bihagije. Oh my friend, ngutangarize ngo bamaze iminsi baragufasha ijambo, barangije bafata n'ijambo ku Mana yawe. Ijambo bafashe ku Mana yawe ngo usenga ibiki, ngo igihe wasengeye, ngo uriyemera, ngo urirata. Reka ngutangarize ngo ijambo bafashe ku Mana yawe rigiye gutuma Imana ihaguruka, kandi ihaguruka irakora byose bisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kubera ko bafashe ijambo ku Mana yawe bigiye gutuma Imana ikora igitangaza mu izina rya Yesu. Amen. 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 Haleluya. Bigiye gutuma Imana ikora igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire Imana yankoreye ejo bundi, abantu bafashe ijambo ku Mana yanjye. Ndi umupasitoro kuri ADP, ariko mu mavugurura bamaye urwandiko rw'umuhamagaro. Bavuze ngo umuhamagaro nuvuga ngo twavuye reka mbyite ko ari akazi tujya mu nshingano z'umuhamagaro nyine zitarimo guhembwa. Byabaye ngombwa ko abantu bafasheho ijambo. Shimiye arapfuye, Pastor Shimiye yararangiye, Pastor Shimiye turamubuze, mbese mu magambo make arapfa, inzara iramwica, ubuzima burahagaze.
ariko kandi ntibakamenye ko n'ubundi Imana yasanzwe kudutunga no muri covid Imana yaradutunze kandi mu busabusa. Haleluya. Hanyuma byabaye ngombwa ko urumva batuvuga madamu yahise arira kararaboroga karararira rwose abantu baratuvuga tugiye gupfa n'abese wa mugore we kuko wari wabona umuntu wishwe n'amagambo kuva wabaho urumudiyakoni wigeze ubona mwagiye gushingura umuntu mu rusengero bagatanga ubuhamya ko yishwe n'amagambo ngo ntawe ubwo tabona umuntu wapfuye rero ntacyo tuzaba humura Imana izaturinda kandi turabaho mu izina rya Yesu. Byararangiye birarenga biba ngombwa ko basanga nyirizo uwo twakodeshaga barambwira ngo wa mupasiteri wakodeshaga inzu yawe bamwirukanye ku kazi sefini azakwambura byarangiye. Umva badufataho ijambo ariko gutangarize ngo hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Nyirizo yaramamagaye amamagara 2:30 turi ku meza tufata ifunguro ryo ku mugoroba bya nijoro ndamwitaba arambwira ngo nta kindi ngusaba ndagusaba imfunguzo z'inzu yanjye gusa nguhaye iminsi 15. ndabwese my friend ko nta deni ngufitiye twatubanye neza unyiruka niki nuko nkubwiye ngo njyewe minzu yanjye gusa nta kindi nshaka kuri wowe yababa we umva rero agasakabayo naraye nariye ndara nabi buca mu gitondo njya gusenga amasengesho y'iminsi 2 ndagenda mbwira Imana Uwiteka wanabaye iryanone ukanyereka imbaraga zanjye ntabwo babwiye ngo Imana yumva gusenga. Haleluya. Imana yumva gusenga. Uwo munsi ndajya gusenga amasengesho y'iminsi 2 ngeze ku munsi wa 2 Imana ivugana nanjye irambwira ngo mwana wanjye numvise amagambo bakuvuga numvise ibyo bakuvuze nduwiteka iriya nzu ntabwo uzayivamo ujya mu nzu yawe. Reka babwire Imana ifite imbaraga zikomeye. Navuye aho hashize iminsi 3 nabonye amafaranga atunguranye adafite ideni nta n'umuntu nyasabye. Reka mbabwire mbona amafaranga ajya muri 2,500,000 mu minsi 3. Haleluya. Amen. Noneho inyuma y'iyo nzu hari ikibanza baguraga bashaka kugurisha abantu bashaka kukigura batangaga 2,000,000 nyiracyakazanga. Amafaranga amaze kuyabona mbwira madamu ni wowe madamu genda ujye kuri mukecuru wowe umubwire numubwiye ko ufite amafaranga umusabe gusa kwa dutuza nugende wigize umukire ahubwo ugende wigize nyine umuntu waho ngaho wo hasi ukiriritse. Umugore arajyayo agezeyo arabimubwira umukecuru aratsemba araza arabimbwe namwe niwo subirayo nasomye muri Bibiliya avuga ngo umugore agiye gutitiriza umucamanza amutabara atari ngombwa ko mutabara ngo nta muntu n'umwegeze agira neza uyu mucamanza ngo narwo yari umukristo ngo narwo yari umuntu mwiza ngo yari umugome ariko amutitirije ngo amugira neza kuko umutitiriza subirayo utitirize. Ryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Madamu gitondo asubirayo agezeyo arongera atitiriza umukecuru arabyemera babyemeye baraza turavugana ikibazo abantu baguraga 2,000,000 bakazanga twabahaye 1,000,000 kubera umugambi w'Imana. Haleluya. Nahise mumbisha amatafari tukara tuyegura kugira ngo yume vuba vuba. Twaze igihe kigeze biba ngombwa twubaka inzu mu minsi 3. Inzu yari maze kuzu no kumuka no kugira gute gatoya twagiye mitarumuka birumvikana ariko hashize iminsi 19 mamagara nyirizo inzu yari maze gukingwa irimo urugi irimo amadirisha imbere n'inyuma. Ewa ngira nyirizo ni uri hehe ngo nguhe inzu yawe iminsi 15 wamaye irezeho iminsi 4 mbabarira uzifata imfunguzo yaziye mu gacu ahagaze mu gikari arebye inyuma y'iyo nzu tugabana mu rubibi ahasanga inzu nshyashya arambaza ngo iriya nzu ni iyande n'iriya nzu ni iyanjye. Haleluya. Twabaga mu nzu y'ibyumba 3 twaza twubaka inzu y'ibyumba 3. Ndabizi neza nahise mbwira madamu ne katuyijemo dutanga inzu y'abandi tuzayikora buhoro buhoro nubwo ari mu byondi imbere ariko ni iyacu. Haleluya. Haleluya. Tuzayikora gake gake zajya mbona umufuka wa sima nshyireho nere bishahuro zajya mbona umufuka wa sima nshyiremo isima bizagenda neza ariko icyambere nuko Imana yambwiye ngo ntuzava muri inzu ujya gukodesha uzava muri inzu ujya mu yawe. Aho twari abantu bava ko tugiye gupfa
gupfa ni Imana yatangiriye. Gutangarize ngo aho abantu babona ko byarangiriye ni Imana itangirira mu izina rya Yesu. Haleluya, amen, haleluya. Cyatse kuvuga ngo rero nta muntu numwe, nta mudayimoni numwe, nta muntu numwe uzakubitira ku mugongo w'Imana. Hari urwandiko abadayimoni bakwandikiye, ariko uyu munsi Imana yarushwanyaguje, Imana yaruciye mu izina rya Yesu. Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe. Ndashaka gusengera Imana none aha ngaha, mwingingira Imana, Imana ikore igitangaza. Sinzi ikibazo ufite, bwaba ari uburwayi, yaba ari intambara, yaba ari amakuba, yaba ari ubushomeri, yaba ari urugo rwawe rwasenyutse, sinzi icyo ari cyo cyose, ariko Imana yavuze ngo agasuzugo ka Satani, agasuzugo ka Sarikarebo ku buzima bwawe Imana agaciye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nyemera dusenga Imana none aha, ngusengere none aha, ngusengere ku kibazo ufite, mwingingira Imana, wizere, uzamure kwizera, Imana akore igitangaza. Mana data wa twese mu ijuru, ndagushimiye kuri Imana ishobora byose, ndagushimiye kuri umutabazi wacu, ndagushimiye kuri umukiza, ndagushimiye kuri umurengezi, uri Uwiteka ryo zina ryawe, kandi mu gukora kwawe ni wowe wenyine ukora, nta wundi ukora. Mu izina rya Yesu ani enoxi proode instekito ndasengera ori for priester, umuntu wese wumvise iri jambo ashobora kuba afite uburwayi bwaraniye abadokiteri. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, Imana ikize ubu burwayi nonaha, nk'uko wakije Bosco amaze imyaka irenga 18 mu igare onista high, akaba agenda n'amaguru ye, akaba atuye Masaka. Ndasengeye umuntu wese uri kumvira ijambo, umugire neza, umurwanirire. Ni umukiza indwara inaniranye, ni umukiza indwara ikomeye, ni umukiza uburwayi bwaraniranye, ni umukiza iyi ndwara ikomeye cyane, ni umukorera igitangaza. Uyu muntu ufite ubushomeri amaze imyaka myinshi, Imana ye barayisuzuguye, ndamusanye ngo umuhe akazi. Ndinginga Imana ngo mwami ubohore uyu mukobwa umaze iminsi aboshwe, yarazinzwe amaze imyaka myinshi adashaka. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo Imana ive gusenga kwacu. Haleluya. Uyu ni steblo. Hari umuntu ufite urugo rwananiranye, abadayimoni mu izina rya Yesu turabakubita hasi. Hari umuntu umaze imyaka myinshi atabyara, urubyaro rwe turarusengeye, dusibuye indi byara abyare. Imbaraga zikomeye z'Imana zikorera igitangaza. Urakoze Mana yacu. Rero izi nzandiko rero Sarikarebo yanditse, inzandiko yatwandikiye turazishwanyaguje, turazanze, turaziciye, turazimenaguye, tuhamagaye ubwiza bw'Uwiteka n'icyo cy'Uwiteka. Urakoze Mana yacu rero kugiye kubana natwe, kandi ukaba tukora igitangaza, tuzabona dushima kubw'ibitangaza ukoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.